Imana ishimwe ndabaramukira muri hatandukanye. Imana himbazwe. Uyu ni umunsi wacu wa gatanu, ni umunsi wa 220 wa commanding your day. Hanyuma uyu munsi ni umunsi wo gushimira Imana, wo kuvuga Imana ko ari Imana ikomeye, ko ari Imana yumva gusenga. Rero Kristo ahabwa icyubahiro. Hanyuma uyu munsi turasoma muri Zaburi, mu Zaburi ibice 32 umurongo wa 15, 17 gasoma mu izina rya Yesu. Haravuga ngo ibike umukiranutsi afite biruta ubutunzi bwinshi bw'abanyabyaha benshi, kuko amaboko y'abanyabyaha azavunika, ariko Uwiteka aramira abakiranutsi. Amen, haleluya. Iryo jambo tugomba gusengera uyu munsi. Bera yambwiye ngo ibice umukiranutsi afite biruta ubwinshi bw'abanyabyaha benshi, cyangwa se biruta ubutunzi bwinshi bw'abanyabyaha benshi. Reka nkubwire, hari igihe mu buzima wivovota, widoga, uvuga ngo ufite ibintu runaka, cyangwa se ukabona ufite bikeya, ariko Bibiliya iravuze ngo bikeya ufite biruta byinshi by'abanyabyaha benshi, cyangwa se by'abatubaha Imana benshi. Uvuga ngo ibyawe bikeya by'umuntu ngo biteranyijwe n'iby'abantu benshi kandi b'abanyabyaha, ibyawe bikeya birabiruta. Haleluya. Hanyuma Uwiteka avuga ngo kubera yuko amaboko y'abanyabyaha azavunagurika, ariko Uwiteka aramira abakiranutsi. Haleluya. Uwiteka rero agiye kukuramira mu bikeya ufite, agiye kubana nawe, azongeza iminsi yawe yo kubaho. Kugira neza kwibe kuzaba ku buzima bwawe, imbaraga zibe zizaba ku buzima bwawe, ibikomeye bizaba ku buzima bwawe, kubera ko Uwiteka ari kumwe nawe. Ngaho uzamura amaboko dushima Imana, yibwire ngo Mana, ibikeya mfite wabyagura bikaba byinshi, Mwami Imana yanjye. Hanyuma Mwami wanjye wansezeranyije ko uzandamira muri byose. Yego birashoboka ko data ngeze aha ku mperezo, yego birashoboka ko ngeze ku mperezo y'ubuzima, birashoboka ko mbona ko ubuzima nta yindi cyerekezo, mbona ko ibice mfite byarangiye, ariko Mwami uri ibyo wakoreye wa mupfakazi wakiriye Eliya, hari ibyo wakoreye hari ibyo wakoreye abantu benshi, twarakubonye. Niyo mpamvu wa Mana we, uyu mwanya wo kuwa gatanu tuguhamagaye, muri bike dufite uturamire, muri bike dufite uducira inzira, muri bike dufite tubone kugira neza kwawe mu izina rya Yesu. Turifuza imbaraga zawe, turifuza agakiza kawe, turifuza gukomorwa nawe, turifuza imbabazi zawe. Mwuka wera ni wowe duhamagaye, Mwuka wera ni wowe twiringiye, Mwuka wera erega ni wowe byiringiro byacu, erega ni wowe mahoro yacu, erega ni wowe gakiza kacu. Ninde Mana ihwanye nawe? Rabaya ndabakora bazanda bakora ibazo ndabashana. Mwuka wera akira ishimwe, Mwuka wera akira icyubahiro. Mwami Imana yanjye, ubwoko bwawe turakuzamuye. Abana bawe bavuze ngo bashyire ishimwe, abana baravuze ngo niduhanye nawe, abana baravuze ngo babyuka mu gitondo reka ubayobore, abana baravuze ngo babyutse mu gitondo reka uyobore imbaraga zabo, reka uyobore intambwe zabo. Reka Mwami Imana yanjye bajya mu shuguri zabo za buri munsi, abajya mu kazi, abajya ku masomo, abajya mu shuguri zitandukanye, reka ubayobore. Uyu munsi wa gatanu icyubahiro cyawe kibabeho, amahoro yawe ababeho, agakiza kawe kababeho mu izina ryawe Yesu. Ibigoye, ibibasitaza, ibishaka kubakubita hasi, turabitsinda mu izina rya Yesu. Hanyuma imbaraga zawe reka zibane nabo, agakiza kawe kakabane nabo mu izina rya Yesu. Haleluya. Tubisenze kandi tubyizeye yuko Imana ibikora kandi ukabasha kugira iki cyubahiro muri byose. Amen. Imana irakuha umugisha, urakoze cyane wabanye natwe. Hanyuma Kristo akomeza kubana nawe. Rero umunsi wawe urarinzwe, Kristo agufasha muri byose. Amen.